wakifata ugashora amafaranga muri showbiz zirimo Fatakumavuta. Fatakumavuta uvuga agatangira ijambo yatangira akavuga amasaha 2 kuva atangiye kugeza yarangiye nta kintu na kimwe urafatamo anenga asebya atuka urumva Vutanyeka kare kadasebya abantu bose ni The Ben sindi byo bapfa oya uzumva nibiganiro bye bro banza we na The Ben kabisa bashi oya mbere yajyaga yibasira melody muri cyagiye yaragezweho cyane ifata yajyaga melody yigeze kuvuga ngo kumva Fatakumavuta ni nko kurya ifi ifi iri kuyirya buri firiye nabe amahara kujomba nyine urabanza ugatotora harimo ibintu bizima ariko ibi amafuti niyo menshi je n'ukuri ko Imana njye amafaranga ngishobora kwashora mu no muziki urimo Fatakumavuta ngo ari umukandi ngakaba ari umupromota ngo mu bambere mu gihugu babarura unyumvire indasu yacu nyine yuje hano ukasama gakora kuntu Fatakumavuta basama umuntu bakabona ufite waba uvuga amafuta yabugira gute niho tugeze simbizi bakubu hyping abantu nyine baga arakuvuga ngo ngo hakazi urikumva uzanye uwo muntu je birano cyane ari nsikari by'abantu kera wumvaga umunyamakuru kumva ari n'umuntu ugutanabaho urumva none nibo bahuzagurika none abo muri showbiz bo ni bindi nabiboneye ku ndirimbo za Theo bose babireba izandimbo yajyaga aririmba ngo bazakuvana he bazakujyana he ibyo bintu rero barazikunda kwara kuza bagandirimbo ngo igihe bagushakiye ngo ko batakubonye ibyo bintu byo binabonye niba abanyarwanda muri rusange ariko ibindi bintu ngibyo agatiko kahereye sosiyete nyarwanda irabikunda we ngende bo ku munsi umwe nigeze gusharinga Fatakumavuta indirimbo ndavuga se bro ino boro yanjye wayinkoreye wankandiye tipuzi kuntu yansubije ngo nyeganyeza momo nyine Juno n'urugero rwiza tutagiye no kuvuga ku bandi ubwo hari baruto hari abantu bapeti bambanda ariko reka tuvuge kuri Juno kubera ko ni usa nkaho ari haye cyane ubona Juno mubona muhe bitaramo Juno yakoze album iba hit bro nta yindi ranayikuraho kugeza n'ubu ngubu ariko uzaba ari bitaramo mumboneramo kandi umwana azacika intege ibintu akabivamo mugasigara muvuga ngo yarazimye kandi mwanze kumuha amahirwe ahubwo njye nibaza ni bande bari nyuma y'ibyo bintu bundi yarahamya akavuga ko yago YouTube channel ari we witangiye email ngo birango nta muntu ngo wayibye abihagarara kuri radio yarabivuga urumva nta muntu wayibye ngo yago yitangiye channel aramwumvaga icyo gihe bucye mu gitondo tubona umuntu wibye channel yaguribu yamufasha na seriba yabaye kumenya yuko yago ari we witangiye email mane burara abantu nkunda waduha nk'abantu nka 5 nkabo bura ni babiri buriya nk'umuntu witwa Dumba waduha abadumba 5 ukaduha bari sudi 5 uri kumva Lucky arabivanga nawe ajya mu dukunde sorry gato ari kandi kantu kari hano abanyamakuru barashaka hit abahanzi barashaka hit buri munsi uri muri showbiz uri umunyamakuru we akazi kaba ari ukubaza ibibazo byiza akabwira abaturage ariko ikibazo nabo barashaka hit nuvuga ngo bari kurwanira hit yabaye hit Kigali ubona ari nk'uwe muti showbiz nyarwanda cyane especially mu gisata cy'umuziki ubona ari nk'uwe muti ishobora kuba yabikeneye ku giti cyawe cere gufashe nka bafata ku mavuta ugafata ba jihadi ugafata bari abantu bose nyine bari guteza akajagari ukabajyana nk'iwawe imyaka 2 no kuvuga ngo yirushije abandi kugambana no gusodekanya no gucomekeranya no kugira gute ugumaho buriya Bruce Melody ngo kuri hiti ku izina rye yanakurya ariko akagumaho kumudepansa ariko kureba yakore nta kintu atakora nsigaye ngereranya n'ikipe yitwa Rayon Sport Rayon Sport ni ikipe ifite igikundiro urumva ifite abantu benshi bayikunda ko buranga Rayon Sport ramutse yikuye uvuze ngo Rayon Sport ntikibaho mu Rwanda ni nko gukura umupira mu Rwanda wagwana bimeze bite babahungu banyu twagarutse tugiye kuba habenga irimo kurebera hamwe detail kuri detail showbiz yacu showbiz nyarwanda nkuko mubimenyereye tuza tubaha comment zibiri kuvugwa ku mihanda zibiri kuvugwa hirya no hino update kubijyanye ni showbiz nyarwanda kubijyanye n'ibiri kuba hano mu Rwanda byose hano imbere yanjye mfite Kafuru gambere mu buzima none muramwiboneye mumubonye live bya biganiro bya audio twabaherezaga ubu twabiteye short new update twapgradinze twaje kuri kamera twabahaye amashusho lash umeze ute the fresh kwere nicyo wabanza kubwira abantu bawe bari bakumenyereye banyumvaga kuri radio batarambona kuri televiziyo nabaziye
naje kubanengera ibintu bitari fresh biri gukorwa muri showbiz kabisa nk'umuntu w'umufana uyikunda utishimira ibintu birimo n'ikindi unayimazemo igihe rega hari ukuntu abantu baba bazi bano bantu basanzwe babona nyine hirya no hino ko batazi backstage batazi nyine behind the scene hano babiri kubera aho bibera uyu munsi twabazaniye nyine uba ubiri inyuma uba ubibonera kure nyine detail kuri detail akagenda akwinjiriramo abigutereraho comment neza kimwe ku kindi Rush turahera kuki wari ukomeje kuri showbiz showbiz nyarwanda bro usibye wenda urukundo abantu baba bayifitiye ariko ushatse ubundi nsigaye ngereranya n'ikipe yitwa Rayon Sport Rayon Sport ni ikipe ifite igikundiro urumva ifite abantu benshi bayikunda ko buranga Rayon Sport ramutse yikuye uvuze ngo Rayon Sport ntikibaho mu Rwanda ni nko gukura umupira mu Rwanda showbiz yacu rero nayo mani ni abantu bajya bibeshya kiri gukura ariko nta gikora bwo urebye nko muri no mission ho byapfuye byahumiye ku mirari cyane nk'abahanzi bafite ibibazo abantu baririmba nta muhanzi ukivugwa ariko hari iwacu na muzika hano abahanzi bari gutera ngo za Musanze ngo za Nyagatare ngo za ba Bruce Melody biri no kuvugwamo yuko Bruce Melody ari kurya n'ibiraka byakabaye biterwa n'abana kuko we yateye n'ama big stage za Amerika we nabashagi biravugwa ko Bruce Melody ashobora no kuba ari kwiba abana ibiraka nyamara yagahakaniye nka bari abategura nyine ziriya festival akababwira ati wapi mushake bayamana mushake abana bato nabo bazamuke ibyo ntago nabyumva gutyo sinzi wenda kuntu wo bihuza nabo bavuga abo ni ishyari baba bafite iryo siko sanjye nabara kuri Bruce Melody kuko icyambere cyo bamuhaye akazi icyambere abanza kureba niki amafaranga nkorera niyo bari kuma niba bamutekereje bakamafaranga ashaka nta mpamvu yo kudakora ko rega mu isi n'uguhangana kandi buri wese arihanganira ahubwo icyo nashaka kuvuga uravuze ngo iwacu na muzika impamvu wowe ubizi ko ibintu biri kuba nuko n'undi usanzwe ubikurikirana ariko ntago ari byo biri ku muhanda ikintu kiri ku muhanda nuko Sabe yasimbutse igipanga akavunika ibintu bitari ngombwa yaragarutse ariko sibyo bintu bimaze avuye inkubiri ya Yago uherutse kumva indirimbo bari niko yagafite ingoma nziza bro wina pasi Kizito nayo nzi wange bro use ahubwo iyo ndirimbo nayo nzi nge ari imihanda ndagaswiye ngo pundati mani ni indirimbo nziza bya danje ahubwo se none se urumva hari umwanya wo kwipromoting uhari kandi bari kuvuga ko Sabe yasimbutse igipanga akavunika oya ahubwo nyeka kari yaheti nyine tuba turi kuvuga hari batabashaka kubigarukaho dufite showbiz zacu ifite ibibazo byinshi man ifite ibibazo byinshi sinzi nikuntu bizanakemuka njyewe njya ndeba amashow ngira mfata time nkara amashowbiz y'ahandi muri East Africa n'ahandi za West Africa nta showbiz y'ubufi baho nk'iyo mu Rwanda singaka kagoma se kitwa Ocean ka Yagomani zanjyana za Jamaica ni nziza ariko ntago bayivugaho ikibaraje ishinga ni ukuvuga ngo jihad ngo hari ifoto hari video yagihanze ngo bamana ngo adasiramuye ngo Sabe ngo yasimbutse ngo igipangu ngaravunika niba ngo urumva iyo ndirimbo ya Gone Fresh ariko ikibazo ni kimwe n'izindi ndirimbo zose nta mwanya hari wo kuyivugaho baraje ishinga no kuvuga ko Sabe yasimbutse igipangu ngo niba ngavuye mu bagore ngavuye he baraje ishinga no kuvuga ngo jihad video ngo yagihanze ngo yambaye ubusa ibyo bintu nibyo twibereye muri showbiz kugeza naho abahanzi bacu bafite ibibazo ubu ngubu turi mu ntambara z'aba YouTuber kuba YouTuber sibyo kandi gisakeje bose babikora mu izina rya showbiz ku muziki nyarwanda uri kumva ariko niba bafite time yo kuvuga ku ndirimbo y'umuntu yasohotse ariko se ubundi Kafuru showbiz ni ubundi harimo na za cinema harimo nyine n'ibiki nyine showbiz urumva ku muntu ubundi wumva showbiz bamaze kuyanduza hari abantu nyine badasobanukiwe ubundi showbiz ni iki wadusobanura showbiz ni iki ubundi ku bantu badasobanukiwe si nk'imyidagaduro buriya harimo ndakeka na football muri ibyo ngibyo harimo imiziki harimo amafilime ni ya business yo kwigaragaza nyine ukagaragaza ariko njye mbona ikintu kidomina cyane ari umuziki
ari music urukumva noneho twebwe rero ahubwo music iri hasi cyane kugeza abantu zikabana abantu bakina no mafilm short movie bafite n'amafaranga kurusha abahanzi umuhanzi wakoze hit 15 hit after hit kubera iki man ubundi ahandi hantu gukora hit egare kubona amafaranga twe turi muri showbiz umuntu akora hit 5 sibyo ziri kuri rwo hejuru no gutega moto ari ikibazo no kwishyura amafaranga y'inzu ari ikibazo twahita tubeshyera nk'ibitaramo se nk'abantu yes none se niba umuntu yakoze hit abantu indirimbo ze bari kuzikunda mu bitaramo 1 2 3 4 5 6 bibaye nugira ahantu hamwe umubona urakeka ko ibyo bintu babisobanuye iki umugani ndibaza ejo nahoze numva sinzi iti kurya ari hari ariko ryajemo nyine na ba Juno kandi ko kibirebye urabibona Juno ntago wamubona yes Juno ni urugero rwiza tutagiye no kuvuga ku bandi ubwo hari ba Ruto hari abantu ba Peti bambanda ariko reka tuvuge kuri Juno kubera ko ni usa nkaho ari haye cyane ubona Juno mubona muhe bitaramo Juno yakoze album iba hit bro nta yindi ranayikuraho kugeza n'ubu ngubu ariko uzaba ari bitaramo mumboneramo handi umwana azacika intege ibintu akabivamo mugasigara muvuga ngo yarazimye kandi mwanze kumuha amahirwe ahubwo njye nibaza nibande bari inyuma y'ibyo bintu bundi se kuki ko nyine ibyo bintu nyine atajya mu bitaramo niki ariko bicu udasanga ubundi yacitse intege niki nirihe banga riri muri showbiz rikimugumishijemo reka nkubwire buriya rero abantu badakora imiziki ntago bazi umuziki burundi abisiramu bemera ko umuziki ari drug irushana cocaine umuntu wakoze umuziki nagajya ureka urumva umuziki ushobora kujya gukora indirimbo muri studio inkweto wambaye zishaje amafaranga ukayafata ukagenda ukatanga muri studio abantu bakora umuziki wundi babanza kuba n'ibintu banza gukunda akenshi ubijyamo ari ukubera kubikunda utazi ko bizavana amafaranga rero ikintu gipushinga Juno kuriya nuko afite love yabyo arabikunda usibye ko aba na muhanzi w'umunyarwanda ubundi tuzi ufite story yuko yaje bikunze yaje nyine byarakunze ahita yinjiramo gutyo gusa iyo baganirije bose usanga afite nka Bruce Melody ngo nge navuga za Kanombe ba Jay Polly kera bavugaga ko nyine za centre bavayo bajya za hariya za kajagari umugani urumva ugasanga buri muhanzi bafite nyine story iri inyuma y'ukuntu ibintu bitari bimeze neza kubera iki ubundi tutabona abantu bakize baza mu muziki ugasanga nk'umwana w'umukire cyangwa se umujene w'umukire arifasha ashoye umuziki niwe agiye gukora kuki yazamo abantu basa nkaho ariho baje gushakira amaramuko cyataza abantu babonye amaramuko ahubwo ariho baza kwagurira ikibuga nyine bakoreza imbizi icyo ni ikibazo cya fresh nicyo kirahita kinagusubiza ubwo kwa kuntu nyine showbiz yacu ari fake ntabwo umwana tuvuge wo muri Vision City sibyo nk'urugero Naija buriya abapeti benshi baririmba bo muri Naija n'abana bo mu bakire uzi impamvu umuziki wabo urubashywe urimo n'amafaranga urumva ni business iri imani ikomeye byatari uri kumva ariko twebwe none se bwo niba nari ngubwiye ngo hano umuntu ashobora kubita hite 5 urumva no kwishyura inzu y'ibihumbi 50 kabikiri ikibazo urumva umupeti cyangwa se urabona umupeti wo muri Vision City cyangwa se za Nyarutarama cyangwa zahe azaza muri arumva azaza muri showbiz irimo buno bucucu bw'abantu biruga bavuga ngo bamwe ngo bashyira amafaranga ngo badasirame ngo baroganye ngo bagize gute urumva niba azumva ko niba ajya afatamo akareba showbiz akabona agahita abona wenda tuvuge nka Juno twaturi gutanga urugero sibyo afite nta nubwo ari nigura n'akamodoka urumva uwo mujama azaza gute ikindi kintu media yacu iri loko barabapeti nk'umupeto hariya bari ukuntu yumva ibintu yazanye vibe nshasha bano ba presenter bacu akumva ari abasha kwandastandinga abasha kwandastandinga ntagabi nase wajya gupushinga ikintu wowe bwa utumva ubwo arigiye bumva kumva biramurenze mu mutwe hari abapeti benshi bagiye bazi kumva afite vibe za danger ariko kubera ko no bibwira no ujya kwa Irene akumva ibyo bintu nta byumva nyine ntaga byumva bifata nk'umuntu utabyumva so rero mu gihe showbiz yatarazamo abantu bazi ibyo bari gukora abanyamakuru banyabo kuko bize showbiz bayizi ntabwo tuya turubona nyine abapeti nk'abo ngabo baruvuze cyangwa abantu nk'abo ngabo bidasaba ko baje guhasoringa niyo mpamvu ubona n'abantu bashoramo cyane urukundo rwatakaye kuko nka mbere hari n'ingoma za YouTube zitaraza ukamenya nk'ingoma ya Deben hari umuntu wayibungije n'amaguru yagiye n'amaguru sharing iyo ngoma urumva rwari urukundo sinahamya neza ko
n'abadebeni bishyuraga abo bantu aho yahubwo yabaga ari nka gengo ugasanga umuntu wawe yewana kukurwanira intambara ingoma arazigeza za Kankigara akagaruka za Nyamirambo akamanuka hose no kuvuga ngo kuki ubu ngubu byoroshye ariko akaba ari bwo byagoranye ahubwo kuba wa promoting umuntu kandi ari nabwo byoroshye kuba wa promoting rega ikintu kigorona abantu baba YouTube basigaye bafite ijambo cyane muri media ukumva kandi noneho bagiye baremye udukundi byanga bikunda ubu ngubu birasaba ko hari agakundi uri kubarizwa mu byanga bikunda utagafite wapi kuko ntabwo nose kubera iki hari usanga nk'umuntu kuri YouTube bro arakubita indirimbo ikagera mu 500 afite subscribers nk'ibihumbi nk'ijana wowe n'umuntu akaba yari umustar igihugu buri muntu wese amuzi ari ugasanga media ntago imuzi ntago nk'urugero no Eloise umuzi uyu mupeti wa mbere kuri Spotify ukana Jean Breeze uriya muntu no wa mbere kuri Spotify byo ntago ari ibintu byoroshye mu Rwanda ariko mu Rwanda ariko sazwi n'abantu bangahe mu Rwanda uriya mugoma ni warumva rinde munyamakuru muvuga sorry uriya mujama ngiye mbona agira vibes zitandukanye n'iz'abajama mbona nyine ari muri monde y'abasibi akora boro nziza byadanye nese niba akora boro nziza kuki twe tutabasha kubibona kuki media yacu itabizi bari loko bro kandi baramuzi ariko ntibashaka kumuvuga ko akora ibintu birenze mind yabo cyangwa bashobora no kumwangira ko arenze tu ataje mu kibuga no twarigiki arubara ngo haruze umupromote ubundi uriya mujama yamwangute kai badakora business ibyo bintu kuba wa mu promoting wakikorera indirimbo hari ibintu tutaramenya abantu bavuga bakunda kuvuga babiciye ku ruhande ntabwo turabisobanukirwa ko byanga bikunda urebye ubona ari ibintu nasa yigeze kuvuga kuri yari kuri space ya Godfather bavuga ukuntu hari abantu hari abantu baba devil man bashaka gukoresha ibintu bino byashe ngo by'ubutinganyi ngiye utagiyemo ntago bikunda none arabapeti banga ibyo bintu ko nk'ubu nkubajije ngo Maroni yagiye no muhanzi mwiza nabantu benshi nari kumeruka kumubona nko kwishusho bashi Kevin barabaharaye bakiza ubu ngubu babataye huzo uri kumva hari ibintu nyine turabasha gusobanukira uko nkeka ko bizagenda bijya hanze ko batangiye kwivamo ariko byanga bikunda hari izindi mbaraga z'imuri showbiz ziri kunaniza abasore gukora mane buri hari abantu nkunda waduha nk'abantu nka 5 nkabo buri ni babiri buriya nk'umuntu witwa Dumba waduha abadumba 5 ukaduha abari Sudi 5 uri kumva Lucky arabivanga nawe ajya mu dukundi Lucky nawe yari ukuntu afite mu tuntu tw'uturyarya agira uruhande nyine yabafata uruhande hari ukuntu afite utuntu tw'uturyarya afite udukunda ariko ntago bashaka kubigaragaza ariko umuntu witwa Dumba ibintu akora arabizi kandi Dumba buriya gupromotinga bore yawe nta n'amafaranga umuhamana apfa kuba yayikunze kandi yumva ko ibikwiriye even n'uyu ari Sudi ariko abandi bano bayirene basabe abangabo umuziki banawuvuyemo basigaye bifatira abagore ngo barira kuza guhamagara bahisha baza kubwira abantu ngo nimbwa ngo namagweja nibyo bintu nyine bya biboro bikurura society rero ikibazo dufite televiziyo zacitse amazi aba YouTuber nibo bari top sinzi tactique abanzi bazakoresha kugira ngo bigobotore bino bintu abahanzi ntago bakivugwa amana indirimbo iraza ikaza Sabe yasimbutse igipangu iyi ikaba ariyo hit y'icyumweru ejo ndi Green P yaravuze reba tumaze isaga ya Yago yamaze amezi agera muri 3 sibyo nta kintu kivugwa indirimbo isohoka reka twibereye kuri Yago ndikubona n'abaturage nabo baba ngiye kuvuga ijambo ribi ariko hari abaturage bumva ko biri bintu ari byo bintu koko bagomba kureba aho kugira ngo agenda aza kureba akaririmbo ahubwo akazaje kwirebera itiko ahubwo noneho mukanya amara kubihaga akarekarama ngo abanzi ntibagisohora indirimbo kandi bayisohoye nta mwanya igeze afataho kujya kuyireba ase ubundi umugani yayireba ate kandi social media zose ziri kuvuga ari biriya bintu byibereyeho Sabe wasimbutse cyangwa Yago nyine wahunze igihugu ugasanga nyine abantu bose bari kwivugira iyo story urumva no kugeza no mu bakecuru ugasanga umugore utwitaza iyo nkuru nigeze kuba ndi kugenda man street mura n'umudamu uri gutera abandi badamu ati ibi bintu Sabe ntago ari bubivemo amahoro ugasanga nyine trend kabisa barayizi ariko ntago zamubaza indirimbo nshyashya ndakubwiza waruvuze ngo kubera iki tutajya tubona abantu bafite amafaranga bashaka baza bagahita bashora umuziki bitabanje cyo nashaka kubaza wayi nyine abantu bafite amafaranga batazakenera ngo ba manager batazakenera iki bataza ko batayashyira mu muziki usanga none se wowe reka nkubaze ari wowe umuntu wakifata ugashora amafaranga muri showbiz zirimo Fatakumavuta Fatakumavuta uvuga agatangira ijambo yatangira akavuga amasaha 2 kuva atangira kugeza yarangiye nta kintu na kimwe urafatamo
anenga asebya atuka urumva Fatakumavuta kare kadasebya abantu bose ni The Ben sinzi ibyo bapfa oya uzumva n'ibiganiro bye bro banza we na The Ben kabisa bashi oya mbere yajyaga yibasira melody muri cya gihe yaragezweho cyane Fata yajyaga melody yigeze kuvuga ngo kumva Fatakumavuta ni nko kurya ifi ifi iri kuyirya buri firiye nabe amahara kujomba nyine urabanza ugatotora harimo ibintu bizima ariko ibi amafuti niyo menshi je n'ukuri ko Imana njye amafaranga ngishinjura kwashora mu no muziki urimo Fatakumavuta ngo ari umukandi ngakaba ari umupromota ngo mu bambere mu gihugu babarura unyumvire industry yacu ko buriya Fatakumavuta ibintu akora ko bigaragarira buri umwe nitwabigereranya nka virusi yaje kumungisha showbiz nkaho yakabaye nk'urukingo ruyikiza kuko usanga hari nyine nk'indirimbo nziza urumva aho ugasanga yayifasha here from A to Z bro agenda totora ati dore ayinenga ngo hano ngo ngamadeni ngo hano ngo yaguza aba views ugasanga nyine urakunda iyo ndirimbo gute promoter wakayivuze neza ari kuyivuga nabi bro no kuvuga ngo nge akenshi mba mbona nkunda kubivuga mbona abantu benshi bigira abanyamakuru wa showbiz ibyo bintu batazi iyo biva niyo bijya ariko bose bareruye tugiye tuzi bakoze before noneho yabonye urumva page zino hari abantu bagira Imana sinzi n'abano babayobozi b'itangazamakuru ngiye ndi kwivugira kome nyine yuje hano ukasama gakura kuntu Fatakumavuta basama umuntu bakabona ufite waba uvuga amafuta yabugira gute niho tugeze simbizi bakubu hyping abantu nyine aravuga ngo ngo hakazi uri kumva uzanye uwo muntu nje birabintu cyane nari nzikari by'abantu kera umvaga umunyamakuru kumva ari n'umuntu ugutanabaho urumva none nibo bahuzagurika none abo muri showbiz bo n'ibindi bateye ubwoba rero biriya bintu akenshi byicwa n'abantu bashaka kwiyitirira ibintu ariko ibyo bintu atari ibyabo kabisa uzumve nka Ari studio yari kukubaza barakubaza kumva ko ari umunyamakuru uri wise kumva ko showbiz ari ikintu asobanukiwe kumva kabifite urumva ariko hari undi muntu usigaye mbabaza uri apite yari umunyamakuru ubaza nubwo ari ukuntu bajya bavuga ngo hari utuntu tw'udutiku n'uturyanya no gucomeka nagira ariko we yakubazaga wumvaga ko nyine yakubazaga ibibazo kumva biri seriye ariko ubu ngubu basigaye ajya kubaza umuhanzi nkunda kumureba aho kugira ngo amubaze ibintu nyine wenda tuvuge nazanye indirimbo naje gupromotinga aho kugira ngo amubaze ko iyo ndirimbo akajya amubaza ibintu bimugusha ngese ko bavuze ngo ejo bagufatanye n'umukobwa ngo ejo bundi mana umuntu yaje gupromotinga indirimbo ye uri kumubwira izo shi uri kumva uri kumubaza ku ndirimbo yazanye nk'ibyo bintu wese nyibutsa hari nk'ikiganiro bakoze cyagiye ba Bulldog basohoye album na Riderman ugasanga barabajije ati aba bantu ntabwo wavuze yago hano ntabwo wavuze nyine ugasanga mugushijemo nyine ari kumutego udutego ngo umuntu wibaza inda ngo buriya si Bruce Melody mwavuze ugasanga nyine like bo binjiyemo mu gutotora indirimbo ariko ntabwo babajije power byabatwaye se mufite concert ejo bundi muri kwipanga gute ahubwo ugatanga urashaka Bulldog avuge kuri yago umuteranye na yago kandi ntabwo Buda aricyo kintu cyamuzanye muri interview zawe urumva nyine gufasha abahanzi kubona umugati urumva nyine kugera imbere birenze sorry gato ari kandi kantu kari hano abanyamakuru barashaka hit abahanzi barashaka hit buri munsi uri muri showbiz uri umunyamakuru we akazi kaba ari ukubaza ibibazo byiza akabwira abaturage ariko ikibazo nabo barashaka hit nuvuga ngo bari kurwanira hit yabaye hit Kigali niyo mpamvu nyine ubwo usanga nk'umuntu iyo nyine rimwe na rimwe ushatse kukurusha hit ushaka kumushyira hasi ushaka nuvuga ngo imbaraga ziba pushinga zibajyana hejuru ni nkeya kurusha iziba pushinga zibamanura nicyo kibazo abahanzi bafite ahubwo rero sinzi ukuntu nese ubu wamugana abahanzi barabikora gute hari abapromota bagiye ari beza nka buriya nka MC Tino sinzi niba ujya wumva yacitse intege Byamujamo uriya mutipe urebye yanabivuyemo tu ejo bundi turi kuganira kuri kwa Bob ari kuvuga ukuntu ubu ngubu nta nubwo ushobora kumuha indirimbo yawe ngo azashyire ku Instagram ye nyine bari abatipe bagiye badekona cyane uzi ko ari abantu bitangaga bakunda showbiz kabisa ariko bari abatipe bacitse intege ku rwego bino bintu banabyanze nkeka ko bafite n'ibindi bintu bajyamo batabigarukamo showbiz ni showbiz oza abantu yateye depression bro biteye ubwoba man ubwo twavuga ko ari irihe banga aba bakiguma kuri top bo bakoresha no kuvuga ngo yirushije abandi kugambana no gusodekanya no gucomekeranya no kugira gute ugumaho buriya Bruce Melody ngo kuri hiti ku izina rye yanakurya ariko akagumaho kumudepansa ariko kureba
yakora nta kintu atakora ariko none urumva showbiz yacu irimo n'amafaranga make sibyo rero kugira ngo ubashe kuyakoraho nuko ugomba kuba nyine ugomba kuba intare ry'izindi nyamaswa kugira ngo ubashe gutacinga kuri no biciri bro hano harimo akagambane gateye ubwoba njye ndibuka umunsi umwe nigeze gusharinga Fatakumavuta indirimbo ndavuga se bro no boro yanjye wayinkoreye wankandi tipo zikuntu yansubije ngo nyeganyeza momo nyine urumva just nyeganyeza ngo nyeganyeza momo nyine uri kumva nahise mba ngo nyeganyeza momo nyine uri kumva rese numva ati cyakora cyo urumva nyina najyaga mbyumva nka makuru basaba za giti niki none ibazo ufashe umupeti indirimbo yanjye si yambwiye ko ari imbenda ntaga ikinye kubera ko atari imbi yarambwiye ati ndimba yawe n'inzu ariko nyeganyeza momo ndavuga se nk'uyu mujama ubyibuze na video yanjye nayibonye mwari mwarigeze muhuraho na mbere bajyaga baza kuri riff hano ruguru tukiba hano ruguru bajyaga baza twarabonanye kabisa nta nazimwumvishije none hari ukuntu imbere ya kamera bigira abana beza ngo bakanatumira abantu ngo muze tubafashe ariko uzi uciye mu gikaro kamuvugisha ugira ngo si wa muntu wari uri kuri kamera yitagatifuje cyangwa nyeka ko kwaba ari uko ari igiti kubera ko bagiye kuzamura cyangwa se babikora no ku bandi bahanzi bageze nyine bamenyekanyemo bagizemo bari abantu bamenyekanyeho nitwa dukundira kubwiraga bafite udukundi bahuriramo urumva bafite n'ukuntu babigenza tu kugumana nyine noza hagati yabo ariko wowe umwinjiriye yo umwaproachinze ari wenyine gutyo uciye mu gikaro uri umuntu uri from nowhere shanono igisakeje n'igihe yamuhana iyo ndimbo ntanayicurange mwese Kafulu ubona ari nk'uwuhe muti ubona ari nk'uwuhe muti showbiz nyarwanda cyane cyane especially mu gisata cy'umuziki ubona ari nk'uwuhe muti ishobora kuba yabikeneye ku giti cyawe chere gufashe nka bafata ku mavuta ugafata ba jihadi ugafata bari abantu bose nyine bari guteza akajagari ukabajyana nk'iwawe imyaka 2 ukaba bafunze wenda abandi baza inyuma batinya bagakora ibintu mu buryo bwa nyabwo kuko bro bino bantu bateye umujinya mama ariko ibaza aho umuntu yirengagiza indirimbo nziza sibyo akanga kuyivugaho ubwo nushatse kuvuga ko se nk'abayobozi b'ibitangazamakuru se cyangwa za RMC bashobora kuba nyamara batuzuza inshingano neza zo gukurikirana none se siko bimeze niko bimeze ariko ibyo bintu sinangiye nyine bivuze na buri muntu wese ubasha kwitegereza ariko ibyo bintu biri muri showbiz gusa mu itangazamakuru rya showbiz ahandi babikora neza nta ribi rya politike n'iriki babikora neza muri politike ntabwo wazanamo iyo mikino uri kumva hano no kuvuga ngo tumeze nk'abantu showbiz imeze nkaho yirengagijwe nyine babaritse ngo mukora ibyo bintu ko mu byumva menye nkeka ko ariho bipfira bana nabo bagize amategeko ari seriye abayobora babikora fresh ubwo twavuga ko ari mwanda washingwa nyine kugira ayo mategeko kuko usanga nk'abayobozi ba RMC usanga abakora mu gisata cy'abaprotisiye kurusha nyine ikimiziki nuko kirapfa kubona umuntu ushyiraho amahame y'abantu bari muri showbiz kandi atazi ukikora biriya bintu ubwo rero nabo byacyaba ari ikibazo cyo ko sitangazamakuru mu rusange se wenda no bwamwe bari abandeka bari ariko saba bishinzwe byose nyine urumva ariko hari ukuntu umuntu zakavuga ngo ni showbiz sinzi n'ubwa mbere byumvishe umuntu avuga ikintu ngo waje muri showbiz ngo turakuvuga bro urugero none wafata nka minisitiri runaka ukamumanuka se happy minisitiri runaka tuvuga ariko hari ukuntu bishoboka yaje tuvuge yaje agatereta nka Bwiza bikajya kumana ko yamutereza abantu babivuga sibyo wenda ushobora kugira uryo bivugamo kabiri ko ari minisitiri ariko ntago babiceceka babivuga nyine ntago ikibazo ari ukubivuga ahubwo byavuzwe gute mu buhe buryo rero nge numva ko abantu bagomba kumenya showbiz icyari cyo showbiz yakorerwamo iki niki kidakorerwamo ukuvuga ngo njewe niba tuvuge wenda niba umfotoye ndi kunyara hano n'urugero sibyo ni njye ubonye sibyo ni njye ubonye okay ni njye ubonye ntago niba ushaka no kubivuga ubivuga ariko bigarukira kuri njye nibijye ku mwana wanjye cyangwa umugore wanjye sibyo ariko bari yabo arandika akavuga ngo wenda tuvuge nk'urugero Patrick umugabo wa ntuze twamufashe ibyo ubishyiriye wavuze Patrick twamufashe ko ariko manyara none kubera ko babonye bamaje kumugaza abantu mu mutwe abantu bumva nyine ibintu biri negative aribyo bana bashaka kumva agerageza gupushinga ikintu kibi
kugira ngo abantu azamure attention y'abantu attention y'agatika abanyarwanda kwishyiramo agatika wenda sinzi ibintu by'itangazamakuru kuvuga ibintu bizima n'undi ari kuvuga itiko agatiko turagakurikirana nabiboneye ku ndirimbo za Theo bose babireba iza ndirimbo yajyaga aririmba ngo bazakuvana he bazakujyana he ibyo bintu zirembo barazikunda kubera ko zabaga indirimbo ngo igihe bagushakiye ngo ko batakubonye ibyo bintu byo binabonye niba ari abanyarwanda muri rusange ariko ibindi bintu nk'ibyo ngibyo agatiko kahereye sosiyete nyarwanda irabikunda we nashi turimo dusoza niki wabwira abanyarwanda bakurikirana showbiz cyo kwitondera ese niki bakwiye gukurikira mbese nyine ni gute bagiye kujya basortinga cyangwa bacagura ibintu byavuzwe nyine bagakuramo ibizima kandi bakasobanukirwa aho umuntu ari kuvuga amatiku n'amatejwe bakamenya nyine icyiza avuze ariko yavuga ikibi nacyo bakakimenya nyine byose nibyitwe showbiz ngo uhagarara umuntu mwiherere ku mutwe ngo byitwe showbiz nazahiza dufane ngo nyine showbiz yaryoshye nicyo umunyarwanda akwiye nyine kujya kuri YouTube agakuramo akavuga ati uyu muntu nkwiye kumukurikira avuga ibintu bizima ubwirwa n'iki uvuga showbiz ya nyayo cyangwa ubwirwa n'iki uri kuvuga showbiz ariko ari kuyigorondora mu buryo yishakiye ni ukuvuga ngo ibyo bintu ngenda mfite icyizere ko hari abantu bumva ibintu mu buryo bwa nyabwo abo bantu ntibajya banavuga nta n'amakomenti batera ariko barahari noneho hari n'umuntu hari n'abandi bantu nabwo nyine urumva biterwa n'imitekerereze ya buri wese tutahindura hari umuntu uba wumva aza hari umuntu uza kuri YouTube kureba ikintu adashaka kumenya ngo ndasesengura numve n'ibiki washaka kumva ko nyine akunda kumva ko hari abandi bantu bari guharabika akumva ari byo binashaka kwiyumvira hari n'undi muntu uza we wavuga nk'amagambo abiragicirana gatanagikuramo yumva ko uvuze shi kubera hari nk'urugero ari cyagiye yago bari baramwibye cano umuntu witwa DC Crema uyahamya akavuga ko yago YouTube channel ari we witangiye email ngo birango nta muntu ngo wayibye abihagarara kuri radio arabivuga urumva nta muntu wayibye ngo yago yitangiye channel aramwumvaga icyo gihe bucye mu gitondo tubona umuntu wibye channel yago ribu yamufasha na seribu yabaye kumenya yuko yago ari we witangiye email sibyo ariko uwo muntu urumva hari abantu bari babyizera n'ubu ngo bakimukurikirana badashaka kumenya ngo umuntu wavuze bino bintu kiragihe tugasanga atari byo ubu ngubu nyine ukongera ukamugira icyizere kandi yarakubeshye ubundi bwo nibwo bita ubujiji bwa nyabwo kumenya ikinyoma kuvumbura kumenya ukuri ariko ugakomeza ukizera ikinyoma so rero nkeka yuko umuntu nyine wowe n'umva umuntu akubwira ibintu ukumva ko bitakubatse ukumva ko bidafatika nyine ubwo jya ubireka none niba ari umuntu ufite imitekerereze yo kumva ko umuntu wavuze amatiku umuntu wavuze akumva ko ari we ashaka kumva uwo muntu no kumuhindura biranagoye gusa nyine icyizere mfite nuko hari abantu babasha kumva ibintu bya nyabyo ufite icyizere cy'uko showbiz nyarwanda nyine yo iraguma ikura pana gusubira inyuma hari abantu icyo nzi cyo nk'ubu urabona twebwe bitubabaje tukaza tukabivugaho icyo nzi cyo ntabwo ari twe twenyine n'ejo hazaza abandi n'ejo hazaza abandi urabizi ikintu cya nyacyo hari ukuntu kigenda gake gake ariko amaherezo birangira ukuri gutsinze nyine nicyo cyizere mpagazeho bagingaye already know bantu badukurikiye rero uko niko tugiye gusoza iki kiganiro mwabyumvishe uyu ni Kafuru umuntu ubaterera comment ku bintu bimwe n'ibindi nkuko bubyumvise wibuke gukanda subscribe ubundi twikomeze babikora dukomeze tubahe ntabwo dushaka nta muntu uzongera kubabeshya uzajya uvuga amafuti tuze tukubwiza ukuri